Yesu uri mwiza nzagukurikirana wangiriye neza sinza kwitesha pe uhora witeka urankunda cyane wambereye igihome nibera miteka. Haleluya, turashimira Imana yacu yaremye ibituzengurutse kandi yaturemye kandi tubeshejeho, umunyempuhwe, umunyarukundo kandi umunyembabazi z'iteka ryose, izina rye rishimwe. Turi ku mutwe wacu w'iki kiganiro cyangwa iki cyigisho uvuga ngo guhitamo. Reka mbere yuko tujya mbere twiragize Imana dusenge. Imana y'inyarukundo rwinshi, y'imbabazi n'impuhwe, itegekera isi yose icyarimwe, ubwami bwawe n'ubutware biganza iteka ryose. Ubuntu bwawe nibwo butubeshejeho kandi ubuntu bwawe budutera kuguhitamo. Mu mbabazi zawe data uha abatuye isi kuguhitamo, ubateremo urukundo rwo gukundishwa ibyawe, ubateremo kukwiyumva kurenza byose, uganze mu mitima yabo, kandi natwe wahamagaye uturushirizeho twuzurire mu byawe, uhere none ukagize iteka n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko dusanzwe tubizi cyangwa se nk'uko bisanzwe mu isi, umuntu ajya ashyirwa ibintu bibiri imbere cyangwa se birenga bibiri, agasabwa guhitamo. Iyi minsi duhagazemo cyangwa se uko umuntu yaremanwe uburenganzira bwo guhitamo. Twiga amashuri duhitamo icyiciro tuziga kubera umurimo dukunze, kubera ibitekerezo byacu byo byerekezaho, ariko nanone mu buryo bw'Imana twahawe amahitamo cyangwa se guhitamo. Imana yatanze uwo mudendezo, umuntu yarawuremanwe, hari ibintu bibiri imbere ye, hari ikibi kandi hari n'icyiza. Niwe ufite uburenganzira bwo guhitamo. Rero uyu munsi wa none cyangwa se iminsi duhagazemo, turasabwa guhitamo, ari ikibi cyangwa se ari icyiza, ari ibumoso cyangwa ari iburyo, ari ugukiranirwa ari ugukiranuka. Reka twumve icyo Bibiliya ibitubwiraho. Gutegeko kwa kabiri igice cya 30, cyane cyane duhereye kwa 15. Dore uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza n'urupfu n'ibibi. Uwiteka Imana yawe niyo ikubwiye ko igushyize imbere ubugingo n'ibyiza ndetse urupfu n'ibibi kugira ngo uhitemo. Umunsi wa none nshuti y'Imana, muntu waremwe ubeshejweho nayo, ubasha guhitamo ikibi cyangwa icyiza ukabyemererwa. Niyo mpamvu mu bushake bw'Imana, muri gahunda yayo, mu butabera bwayo kandi mu mpuhwe n'imbabazi zayo, irakubwira ngo uyu munsi hitamo icyiza cyangwa se ikibi. Mu kibi rero ho biroroshye kuko umuntu arahavukira. Ikomeza itubwira ngo kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe no kugendera mu nzira ikuyoboye no kwitondera ibyo yategetse. Kandi turakomeza no ku murongo wa 19. Uyu munsi ntanze w'ijuru n'isi w'abahamya bazagushinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo, nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho we n'urubyaro rwawe. Ukunda Uwiteka Imana yawe, uyumvire, uyifatanyeho akaramata. Haleluya. Iyi Mana yacu nubwo itubwira kunahitamo, ariko itugira inama, itwereka uko twabigenza, iratwerekera ngo duhitemo ibyiza, duhitemo ubugingo kugira ngo turame iteka ryose. Icyakora nanone kuko amahitamo nk'uko n'Abanyarwanda babivuga ari ubushake bw'umuntu, nyine ubasha guhitamo itabi kandi baguhaye n'amata, nuko amata ukayanga. Imana yaduhaye ubugingo, yaduhaye icyiza, iduha umutimanama wo kuba twahitamo icyiza, ariko tunabishatse no kuba mu kibi birashoboka kubw'ubushake bw'umuntu. Icyakora Imana yacu ntabwo ari umutegetsi, ahubwo ni umunyempuhwe, nubwo inategeka ariko itanga inama igatanga n'umudendezo. Usibye ko kwihereza buri wese azagororerwa ibikwiriye ibyo yakoze. Hari umuntu wari igihangange mu isi, hari umuntu wabayeho, hari umuntu wari umutunzi, hari umuntu wari umutegeka, yaje guhitamo neza ariko abirebeye ku bwoko bw'Imana bwabanaga n'Imana.
uwo mbabwira ni umwami umwe wabayeho mu gihe cy'abasore b'Imana bari buzuye imbaraga z'Imana. Iyo dusomye mu gitabo cya Daniyeli dusanga uwo muntu Daniyeli igice cya 6 baratubwira iby'umuntu wabayeho waje guhitamo, ahitamo neza mu buryo bw'isi. Yari n'igihangange, yari umutegeka, yategekaga hafi isi yose ibihugu 120 ariko aza kumenya ya Mana twababwiye ngo dukwiye kwimenya neza. Nuko ahitamo iyi Mana, ayigira nyambere, arayikurikirana, ndetse aza gutanga n'itegeko rivuga ngo abanjye bose ntegeka. Ariko reka tubisome kugira ngo tubyumve uko byanditswe. Mu gice cya 6 cya Daniyeli, umwami Dariyo ku murongo wa 26 aherako yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati, amahoro agwire muri mwe. Shyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bubaha Imana ya Daniyeli, ndetse bahindure umushyitsi imbere yayo, kuko ari Imana nzima ihoraho ndetse iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka y'ibihe. Izina ryayo rishimwe. Iyi Mana yacu, ubwami bwayo ntibuzigera burimbuka, ubutegetsi bwayo bw'ineza bw'urukundo ni ubutegetsi buzageza ku mperuka y'ibihe. Ubu butegetsi rero burimo impuhwe, burimo ibambe, burimo urukundo, burimo kwinginga. Turi ku ngingo guhitamo. Iyo ubishatse uhitamo iburyo, wabishaka ugahitamo ibumoso. Icyakora ibumoso ho turahavukira. Nk'uko dusoma Zaburi 58 umurongo wa 4 batubwira ko mu byaha aho niho ba mama batubyarira, ariko mu gukiranuka bidusaba kubishakashaka. Niyo mpamvu abantu bagenda biga nabi, cyangwa se bagenda babitekereza nabi, bagafata ibi n'ibi, ariko baramutse biza amahitamo abiri gusa, mu kibi cyangwa se mu cyiza, ni ukuri umwuka w'Imana yabafasha, umwuka wera yabafasha bakagira ihitamo ryiza, kandi iherezo ryabo ni ubugingo buhoraho. Kandi icyo mpamya cyo ni iki: Yesu yagiye avuga amagambo akomeye, ko amagambo abwira abantu be ari umwuka kandi ari ubugingo. Iyo umuntu atangiye kumva ijambo ry'Imana rikamuryohera, ayobowe n'umwuka wera, umwuka wera akaza muri we agatangira kumutsinda no kumwemeza iby'ukuri no kumwangisha ibibi, akava ibumoso akajya iburyo. Si ibyo gusa, n'abo mu ijuru baramwenyura, kandi amahitamo ye abatangiye. Yesu yaravuze ngo abatangiranye n'ubugingo. Haleluya! Turabifurije ngo ubwo bugingo namwe mu busogongereho kandi mu buhitemo, ni ku buntu. Muhanuzi w'Imana Yesaya igice cya 55 yaravuze ngo n'udafite ifeza, n'udafite izahabu, mu bundi buryo n'udafite amafaranga nawe naze. Ararembujwe ngo naze agure ubugingo ku buntu. Ubwo buntu icyakora aricyo bidusaba ni ukwemera ko twavukiye mu bibi, ariko uyu munsi tukaba turi guhitamo kujya mu byiza mu izina rya Yesu. Haleluya! Turashimira Imana yacu ko yadushyize imbere amahitamo y'ibintu bibiri: ubugingo cyangwa se urupfu, ndetse ibibi cyangwa ibyiza. Tukaba tugomba guhitamo kugira ngo turamire mu Uwiteka Imana yacu, turamire mu icyo gihugu. Iyi Mana yacu rero iranejeje, irashimishije. Iyo ukomeje ku murongo wa 28, niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kromupresi, Daniyeli agubwa neza kubera Imana, kubera ko yahisemo Imana. Natwe iyo duhisemo Imana tugubwa neza, nubwo mu isi haba ibibazo, ariko mu bugingo bwahisemo Imana, mu migabane birakavuga ngo mpisemo Imana, uyu nguyu agubwa neza, ahabwa uburuhukiro, ahabwa amahoro. Si nk'ay'ab'isi babona cyangwa se batekereza. Sayo kugubwa neza kubera ibishyimbo, nubwo nabyo twabiremeye ngo bifashe umubiri, ahubwo ni amahoro yo mu bitekerezo, ni amahoro yo mu bwenge, ni amahoro yo kumenyana n'Imana, ugasabana n'Imana ikakuryoherera, ukaba inshuti yayo, nk'uko yabwiye Aburahamu ngo inshuti yanjye. Yari yarayihisemo. Uyu mugabo nawe aje anezeza. Mu Itangiriro 12 twasoma umugabo Aburahamu yari mu gihugu gikize cya Uri y'Abakarudaya,
igihugu yakundaga, igihugu cyarimo ibyiza, igihugu nacyo cyamukundaga, yari afite ubutunzi bwinshi, ariko Imana imuhamagaye aritaba ati karame, yitaba Imana ye, ahitamo Imana. Uyu munsi nawe birashoboka guhitamo Imana. Icyakora nanone ubasha no kwanga Imana ugahitamo ikibi, cyo nanababwiye ngo biroroshye kuko turahavukira. Cyakora ishaka Imana bisaba kwihitamo ukajya mu ruhande rw'iburyo. Icyaje kunshimisha n'uyu mwami ukomeye Darius, yaje kumenya Imana ya Daniyeli, yaje kumenya Imana ikwiriye gutoranywa, umuntu akajya mu ruhande rwayo akamenya ko ariyo Mana nyamana. Ariko niyo mpamvu ubundi batubwira ngo niyo Mana nyamana. Hari ibindi abantu bita Imana bitari Imana. Ibyo ngibyo byo nta mpamvu yo kubitamo, kuko ni umutima w'akavukire cyangwa ni ibitekerezo bigoramye biba bibihengamiyemo, niho bivukira ibitekerezo byacu. Ariko nanone mu guhitamo Imana duhabwa umudendezo, nuko tukajya mu ruhande rwayo. Tumaze kugera mu ruhande rwayo turayinezererwa, turayishimira, turayihimbaza. Ndetse iyo nsomye igitabo cy'umuhanuzi Zefaniya mu gice cya 3 ku murongo wa 14 barambwira ngo n'indirimbo zo mu bugingo zirumvikana, nuko Imana ikaririmbira muri we imbere, ikakwishimira kubera ko wayihisemo. Haleluya. Si ibyo gusa, iyo tumaze guhitamo Imana bitubyara ingaruka nziza, bitubyarira mu buzima bwiza, bitubyarira. Hari ikintu naje kuzasoma kirantangaza cyane, kiranezeza. Baratubwira ngo guhitamo Imana duhabwa uburame nk'ubw'Imana. Nshuti z'Imana, nta cyiza mu isi kiruta icyo, nta cyiza gihwanye no kuzahabwa uburame nk'ubw'Imana. Iba ushobora kujya impaka ukavuga uti bishoboka bite, ariko ijambo riratubwira ngo iby'umwuka bisobanuka kuba umwuka. Niba waratsinzwe n'umwuka ukakira umwuka wera, akakurondora, akakwemeza ibyaha, ukabyatura, ukabivamo, nk'uko tubisoma mu Bagalatiya 5:22. Imbuto z'umwuka kuri 19 baduhera ku mirimo ya kamere, ariko 22 imbuto z'umwuka. Uwo mwuka amenya iby'umwuka, ariko wa kamere ni amahundo y'ijoro kuri we. Bajya bajya impaka, iyo Mana iravuga, yaba yarakuvugishije ite? Impamvu hatabaho kuyumva, nyine uri uw'umubiri, uzi ibyo mu mubiri. Ariko umuntu w'umwuka wavuganye n'Imana mu buryo bw'umwuka yakubwira amakuru yayo, yakubwira uburyo iryoshye, yakubwira uburyo imunejeje, yakubwira uburyo muri we yahisemo yo uhereye imuhamagaye ukageza iteka ryose. Njya nibuka kana Samweli mu gitabo cya mbere cya Samweli, kaja kanezeza. Yo nongeye kwiga ibyako, nkiga Bibiliya neza uko ikambwiraho. Aka kana muzi ko kabonetse mu buryo bugoranye. Nyina muramuzi Hana, yari ingumbi itabyara, ariko aza gusenga Imana, aza guhitamo Imana, arayinginga, arayititiriza, arayisenga. We n'umugabo we Elukana baza guhabwa akana k'agahungu, nyamara yari yarahize umuhigo uvuga ngo aka kana nukama Mana yanjye nzakagutura. Hari icyo nashatse kugeraho. Usomye iki gice cya mbere cy'igitabo cya Samweli, batubwira aka kana icyanejeje kuri ko ntabwo kibwiye ngo kuko mama bimbwiye, cyangwa se itorero naka ryabimbwiye. We ntabwo kahagarariye, ahubwo nako kahisemo. Karavuga kati mama, nubwo wanyeguriye Uwiteka, ariko nanjye ubwanjye ndabisonzeye, ndashaka guhitamo, ngahitamo Uwiteka. Aka kana hari icyo tugasomaho ngo nuko nako kamanika amaboko kabwira Uwiteka kati si kubwa mama, ahubwo nanjye uyu munsi nkurikije uburyo Uwiteka andinze, yatumye mvuka ndetse yandeze, agatuma nanjye ngera mu gihe cy'amahitamo, misemo Uwiteka byiteka ryose. Haleluya. Nawe uyu munsi birashoboka guhitamo Uwiteka, ukamugira uwa mbere, ukamugira uwo hagati, kandi ukamugira uw'iherezo. Kumva ni Imana ikomeye, kumva isumba byose, kumva uyizi neza. Igihe cyarageze ka Samweli kayimenya neza. Haleluya. Turagira ngo tubabwire ngo iyi Mana ufite uburenganzira, ufite umudendezo, waba ukomeye, waba woroheje, waba umukire, waba umukene, waba umuzungu, waba umwirabura, ubasha kuyitamo ukavuga uti byiteka ryose uri Imana yanjye, nanjye ndi umuntu wawe. Waba umunyabwenge, waba umuswa, waba warize, ubwo nibyo mvuze, cyangwa waba utarize. Reka rero iyi Mana yacu itubwiye ngo duhitemo mu bintu bibiri, iburyo
cyangwa se ibumoso, reka natwe tugire icyifuzo, tugire ubushake, tuyibwire ngo Mana yacu, turi kumva dufite inzara n'inyota, kuko Matayo 5 asoma ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo guhitamo Imana. Burya hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka ni uguhitamo Imana nyine. Reka twikomereze twerekeza hashya ku musozo. Ku bahisemo Imana bahisemo neza, ku bahisemo Imana bahisemo ubugingo budapfa, ku bahisemo Imana bahisemo igihenze. Njya nsoma umuhanuzi Zekariya icyo bivuzeho Zakariya, akavuga ngo icyo bahisemo kiruta izahabu nziza ya Ofiri, ngo ni izahabu nziza y'indobanure, ni izahabu nziza ihenze igura ibintu by'igiciro cyinshi, ariko ku bahisemo Imana iri hejuru y'ibyo byose kuko ni umuremyi wabyo. Niyo mpamvu Petero mugaragu w'Imana yuzuye umwuka wera, ari mu mbaraga z'Imana, yavuze ku bantu bahisemo icyo bagiye kuzagororerwa, ubuntu n'amahoro, nk'uko tubisanga mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 2, ubuntu n'amahoro bigwira muri abo bantu. Baranditse ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe abahisemo, abatoranijwe, abakunze Imana kuyirutisha byose, ibindi bikaza inyuma, nabyo tuzi ko bikenewe. Ntibazabyibeshyeho, kukorera Imana agahitamo Imana abasha gukora n'imirimo igaragara, ariko mbere na mbere hakaba Imana. Bityo rero ubuntu n'amahoro bikagwira muri we, nk'uko tubisomye mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere murongo wa 2, dukomeje mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Urumva ko duhitamo Imana kubera ko twayimenye, twamenye gukomera kwayo, twamenye urukundo rwayo, twamenye ibambe ryayo, twamenye imbabazi zayo. Hano bagakomeza kutubwira ku murongo wa 3, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Urumva ko yamaze kuduhamagara aturembuje, adukura mu ngeso mbi akatugeza mu ngeso nziza shenge. Ni za zindi dusoma mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22, imbuto z'umwuka, imbuto z'Imana ibayemo, imbuto z'uwasobanukirwa umugabane mwiza n'ibyishimo, n'urukundo, n'amahoro, n'ukwihangana, n'ukugira neza. Nawe rero turakwifuriza ngo hitamo, tukwifurije guhitamo. Njya nitegereza cyane cyane kuri bene data bari mu ruhande rw'aborozi, kera urazi ko bumvaga rwose pe bataba mu nzu itari ibyatsi, kugira nyine ngo akerera kajye gahora mu iyo nzu gafutse. Ariko kubera viziyo, uyu munsi wa none amahitamo yabo yarahindutse, nabo usanga bari mu iterambere, bari kubaka inzu zigezweho za LCD, ugasanga zirababereye, nabo bahisemo kujyana iterambere. Bya bindi bari barahisemo baravuguruye. Ndashaka kubwira ngo nawe isaranyakatsi ubasha kubikuraho, ukavugurura, ugahitamo, ukabwira Imana uti uri Imana yanjye, nahoze muri nyakatsi, mu bitekerezo bipfuye, muri Satani, ariko uyu munsi namaze kumenya kuri Imana ikiza igahindura, igatanga ubugingo bushya, nanjye nguhisemo. Ukaba nka Samweli. Reka Imana yacu rero itanga imbaraga, itanga ubwenge, itanga ingeso nziza, tuyibwire ngo izo ntavukanye, ariko umunsi zikaba zikurimo, zirakaba muri njye. Ibyo nibyo byatumye iduha ibyo byasezeranijwe by'igiciro cyinshi. Ibyo byasezeranijwe ni ugutunga Imana muri wowe, ukayiyumva, ikakuganiriza, mukararana, mukagendana, ugakora muri kumwe, ukavuga uti izina ryawe nirishimwe. Naho Dawidi yageraga yamuryoherera, akavuga ati izina ryawe Mana ni ryari ryamuryoheye, ubwuzu bukamusaba, akagira ubwuzu ibyayo. Nuko rero ibyo bidutera guhitamo ibyo byasezeranijwe by'igiciro gikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza kose. Reka rero dukire kandi duhunge, dukire umujinya uzanwa na kamere ikora ibibi,
duhitemo Imana tuyikunde. Twari ku ngingo yitwa guhitamo. Mu bintu bibiri hitamo Imana, twababwiye ngo muri Satani ho umuntu arahavukira ntagomba kwahitamo, ariko nanone mu Mana bisaba gushebeka, bisaba urugamba, bisaba kurwanya ikibi n'igisa n'ikibi, nk'uko nyine korora bigusaba kuzishakira amazi, bigusaba kuzishakira ubwatsi, bigusaba kuzishakira umunyu, bigusaba kuzishakira umuti, nk'uko nyine kubona ibyo urya bigusaba gufata isuka, bigusaba guhinga, bigusaba gushaka imbuto. Reka natwe mw'iyi minsi duhitemo Imana, dushaka umwuka wera, dusabe cyane umwuka wera, dusabe cyane kugira ngo tumenye icy'agaciro kurenza ibindi. Abahisemo Imana cyangwa bifuza kuyitamo murahirwa. Reka ubuntu n'amahoro bigwirirane muri mwe, reka imbaraga z'Imana zibereke ikinyagaciro, kandi yatubwiye ubwayo ngo duhitemo ubugingo, duhitemo ibyiza, tubone kurama by'iteka ryose. Ubuntu bwayo bugwire muri mwe, bugwire muri twe twese, kandi duhitemo neza, idushyize imbere ibyiza. Reka hatagira ubitakobwaho, ahubwo ibyo binyagaciro bibi by'ababishaka, bibi by'ababihisemo, uhereye none ukageza iteka n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenga Imana. Nyakubahwa Imana igira neza, iyaduteganirije ibyiza, idukunda urukundo ruheranije, waduhitemo ikinyagaciro, izina ryawe nirishimwe. Watanze umwana wamanikwa ku giti kugira ngo adutere mu rukundo rwo kugukunda. Reka binyuze mu mwuka wera twasezeraniwe, iyi si, iki gihugu cyacu, abaremwe bawe tubashyize mu biganza byawe. Muri aka kanya udutije ko kuba tugihumeka, udutere kuguhitamo, uduteremo kuguhitamo, kandi uduteremo kugukunda no gukora ibyo wishimira. Reka ubuntu bwawe n'amahoro biganze mu bagutegereje, kandi n'abatarahamagarwa ubahe kumva ijwi ryawe ryinginga rikabakaba, kugira ngo imitima yabo ikabakabwe, bahitemo ubugingo buhoraho, baguhitemo Yesu, kuko ari wo bugingo. Nuko bidatinze ubwo ugiye gusarura abera, tuzasaruranwe nabo. Tubisabye Imana twinginze ngo tubisorezanywe n'abategereje n'abashakashaka amaso y'Imana, mu izina rya Yesu, amen. Yesu uri mwiza, nza gukurikirana, wangiriye neza, sinza kwitesha pe, uhora witeka, urankunda cyane, wambereye igihome, nibera mwiteka.